nongeye kubaha ikaze nk'ibisanzwe ku isomo ryacu ry'ukuntu wabyaza umusaruro internet. Mwiruka ko ubushize twize ku gace k'ubushize twize icyo twise business mindset. Ntaho tubutuze kuza kujya kuri no munsi tuza kwiga icyo twita internet mindset, uko wagira imitekerereze kuri internet. Nk'ibisanzwe rero ni Teacher Sam muri kubana muri no somo twagiye. So reka turebe uburyo internet ikora. Ubundi kubisobanukirwa mu buryo bworoshye, mu buryo buri basic cyane, kumva icyo twita basic concept. Nubango igitekerezo shingiro cy'ukuntu mu by'ukuri internet ikora. Ubundi internet ni nka infrastructure. Internet ni nk'inyubako runaka iyizenguruka ahantu hose ku isi. Nubango hari umuntu urambu runaka ku isi, ni umukreator. Tuvuge n'umuntu ufite YouTube channel, n'umuntu ufite video. Uwo muntu azakora bya bintu ari gukora, azanamara kubikora azabya uploadinga kuri internet. Hari undi muntu w'user, hari umuconsumer. Nubango hari umuntu ushaka kureba za video, hari ushaka kureba bya bintu umuntu yanditse kuri internet, hari ushaka kuza kureba bya bicuruzwa washyize kuri internet. Nubango aba creator ngaho bavuga nk'umu YouTuber, umuntu ufite e-commerce, hari amabanki, hari ama societe akora ubucuruzi kuri internet. Ibyo byose tubita aba creator. Bafata ibyo bintu bashaka gucuruza bagabishyira kuri internet. Bamaze kubishyira kuri internet, hari aba user none ni bahandi bafite amatelefone niza computer, bakaza guhurira ku cyo twita internet. Mu yandi magambo, ikiza cya internet nta mupaka ifite. Nukuvuga nk'urugero, wari ufite nk'agashop ahantu kuri downtown ahantu runaka, wabigurishaga n'abantu baza kuri iryo soko. Ariko kuri internet idafite umupaka, umuntu wese wabasha kubona ya internet twavugaga, ubasha kwaccessinga ya internet, azabona bya bintu wagize ute wa creatings, bya bintu wakoze. So nukuvuga ngo simply internet ikora ihuza ba nyiri ibintu n'ababishaka. Nukuvuga iki? Nukuvuga ngo ngeje wa kwa mfite hotel yanjye runaka ifite ibyumba, nkajya kuri Facebook, ndi umukreator, ngiye gushyira kuri internet, ndazaguza gushyiraho amazu ibyumba hotel yanjye ifite. None hazi ndi mu ushaka iki? Ushaka hoteli aza kureba kuri Facebook, aza kuza kureba ibintu nkora, ategamo amagambo ati nshaka kuza aho ngaho. Shobora kuba mfite igitabo nkacyandika, nka e-book, e-books nkacyandika, namara kucyandika nkagishyira kuri internet. Ikiza cya internet ni umuntu wese ubasha kuyijyaho, wabasha kugura mega za internet, byaba nashyize kuri hano azayibona. Bishobora kuvuga iki? Internet igiye guhuza abantu bose utarobanuye. Niyo mpamvu uyu munsi umuntu utabasha kuvugana na perezida, mujya mukunda kuyibona nk'umuntu agatanga igitekerezo nko kuri Twitter, perezida akamusubiza. Ni ukubera iki? Ni ukubera ko as long as bose bari kuri internet babasha kuvugana. So icyo nashatse kuvuga ni iki? Concept ya internet ibasha guhuza abantu benshi icyarimwe. Ni nayo igitabo kimwe umuntu uri mu Nyaruguru azagisoma, azakibona kuri internet, umuntu uri muri Amerika azakibona, umuntu uri muri Brazil azakibona, umuntu uri mu Japan azakibona, umuntu uri muri Scandinavia countries azakibona. Tuzahura kuri internet. Iyi rero niyo concept y'ukuntu internet ikora. None ko turebe wabihuza gute? Noneho tubihuze no mu buzima busanzwe, noneho turebe ukuntu wakora business yandi kuri internet. Biroroshye cyane. Hano ugomba kubanza kuba iki? Kuba umukreator, ibintu wakoze ukabishyira kuri internet, baba consumer bakaza kubireba kubishaka kuri internet bakakugurira. N'urugero, muzamubona nk'iyi sosiyete icuruza ibiryo ya vuba vuba,
bafata bagashyira amaresitora bakayishyira kuri app kuri interinete kuri application za telefone, abantu bashaka ibindi bakajya guteresharija iriya application yabo, hamara kuyiteresharija umuntu akaza akodaringa ibyo kurya bakayamuzanira ahantu ari. That's a business. Ibyo ntabwo ari ibintu bikomeye cyane. Ni nk'uko nawe ubwawe ufite mu by'ukuri ufite nk'urugero ahantu saro yogosha cyangwa saro isuka abantu basuka abantu, ukagenda ugashyiramo mode mutanga kuri Instagram, ubu waba mu creator, kuri Facebook urumva ko watangiye kuba mu creator, kuri YouTube waba mu creator, then njyewe ushaka kwiyogoshesha, njyewe ushaka serivisi zo kwiyogoshesha, nzaza kuri internet tuwahurire ngo uhamagare ubwira ati ngwino nyogoshe cyangwa wogoshe. Nk'urugero ushobora kuba ufite nk'agashop k'imyenda, ishop y'imyenda mu mujyi, ugafata ukajya kuri WhatsApp yawe ugashyira ugakurya kwita muri WhatsApp business, ugakurya kwita catalogue yawe, ugashyira ibicuruzwa byose uko ucuruza, warangiza ukazajya bisharinga abantu bakakugurira. Bivuze iki? Uri mu creator, hari n'abayobozi bakeneye ibyo bintu. None cyiza cyabyo, iyo uri gukoresha internet ntabwo uba uri limit. Niba ngo ni muri Amerika ashobora kugurira imiteja wahinze iyo Nyaruguru cyangwa Rusizi. Ntabwo ari ngombwa ngo mube mwegeranye. Iyi niyo mpamvu uvuga ngo mu kinyejana cya 21 ni imwe muri tekinoloji ikomeye cyane yavumbuye. Umuntu wavumbuye internet kuko yabashije guhuza abantu bagiye batandukanye. Uyu munsi ngura ikintu mu Bushinwa nkoresheje Alibaba cyangwa se nkoresheje izindi online platform. No kubera iki? Baba creator za nganda zifata ibicuruzwa byabo bakabizana kuri internet, najya ibicuruzwa ngikeneye nkaza kukigura. Rero aya mahirwe dufite kuki utayabyaza umusaruro? Niba ufite mu by'ukuri impano yawe uri umuhanzi, kuki utajya kuri YouTube ukaba mu creator ahantu bakaza kureba ibintu ukora? Niba mu by'ukuri ufite ibikoresho uri umu artist, kuki utagenda ngo ibi bishushanyo byawe bishyire kuri Instagram, ubu mu creator haba users bazi babikonsuming. Niba mu by'ukuri ufite shop ahantu runaka, kubera icyo uguma wizingira mu ako kantu, waje ugaketinga Instagram page, Facebook cyangwa se ugaketinga website, abantu bakatangira bakaza kugira ute kubishakisha. Icy'ingenzi ni ukumva basic concept, ni ukuvuga ngo n'iki bimenye kuri internet nkabishyiraho neza, of course bifite icyo kwita terms and condition, hari ibikurikizwa, ntabwo ari ugupfa gushyiraho gutyo, ni ukuza kubyiga. Turaza kuza kureba ibisabwa ukabishyira kuri internet, abayuza bazaza babirebe. Icyo nshaka kubumvisha ahangaha ni ukumva basic concept. Ndi umu creator, ndabishyira kuri internet, hagomba kuza umuzaza abikonsuming, ashobora kubikonsuming mu buryo ashobora kumpamagara, ashobora kunyereza email, ashobora no kubisharinga abandi bagenzi banjye, bagenzi be, bagatangira kugura serivisi zanjye. Impamvu rero ntabwo internet ari ibintu bikomeye cyane, ahubwo ni ukubanza kubyumva. Uzi kuba ufite restaurant ukabizwi n'abantu 10 n'abantu 100 bari mwako gace, kandi yagombye kumenywa n'umujyi wose. Uzi kuba ufite inzu itegura imyidagaduro, wenda ufite nka jaridano runaka abantu bakuramo ubukwe, ariko bizwi n'abantu bakeya kandi wakagize no kuri internet ukamenya n'abantu benshi bagiye batandukanye. Uzi kuba ufite bare nziza itanga ibyo kurya neza, ariko bizwi n'abantu muri iyo quartier, kuki utayikize kugira ngo abantu bave hirya no hino bajye baza bayiriremo. Uzi kuba ufite shop nziza irimo imyenda y'abana, ariko kabizwi n'abantu bakeya, ni ikibazo. Rero by basic concept ya internet nandi tanya kubinjiza muki gukora iki online business, mutangiye kubona ko atari ibintu bigomeye cyane. Nuvuga ngo numenye uko internet ikora, wumva ko watangiye gukora business. Dore n'igitangaje kuri internet ushobora gukora ubucuruzi utanafite n'igishop kinini. Ushobora kugenda ukajya no kuri Instagram yawe, ni urugero, ukarundaho imyenda y'abacuruzi bose bari muri Kigali,
ukodaniza icyo kintu ukigusaba icyo kintu ukongera udufaranga dukeya urata ko wirukanka ugenera cya gicuruzwa kiri ushobora kumwishyura cya kintu bakizana ukagira nyiracyo uwagigusabye cyangwa mukaba mwarumvikanye ukababwira ati none ngewe hari umuntu ushaka kino kintu mukiye nyimushyire. Ibi byose bijyana n'icyizere. Urumva icyane ni gusobanukirwa basic concept y'ukuntu internet ikora. Simply ni uguhuza abantu bagiye batandukanye. Okay, so none reka dukomeze, reka turebe requirement. Ese noneho twabonye ko internet ni ibintu biri simple. Ni ukuvuga ngo ni ufite ibyo ufite waha abantu, hari n'abantu babikeneye kandi mu by'ukuri aba ari benshi cyane. Ariko hari ibintu by'ingenzi ukwiye kugira. Umuntu uzababwira ko bajya bavuga ngo there is nothing for nothing. Nta kintu ushobora kubona ku busa. Hari ibintu by'ibanze ugomba kuba ufite. Ikintu cy'ibanze ni knowledge, ubumenyi. Na Bibiliya mu migani ibivuga ngo my people are destroyed because of lacking of knowledge. Iyo ukwiye kugira ubumenyi kuri internet, of course ubumenyi n'ubungubu nk'aya masomo tuba tubigisha kuri YouTube byuzuyeho, kuri Google byuzuyeho, ushobora nko kuza even muri high-tech business tukakwigisha, ushobora no kuza gushaka n'abandi bantu bafite ubumenyi kuri internet bakakwigisha birambuye. Kwa ngaha ntabwo mwiri somo ntabwo ngiye kukwigisha uburyo ngo ukora e-commerce from A to Z. Icyo ndi gukorera muri ino somo ndimo ndagufungura amaso, ndimo ndakwereka ibyo abandi bantu bagutanze, ndimo ndakwereka ibyo wabyaza umusaruro. Icyo ni cyo nyine ndimo ndakora muri ino somo, ndimo ndagerageza gufungura amaso. Ariko ushaka kuyibyaza umusaruro ndagusaba ngo gerageza ugire ubumenyi buhambaye bwagutse kuri internet. Biba byose cyane, amasaha 2-3 ku munsi mu gihe cy'ukwezi waba umaze kubigira. Ubaye wumva utakishora ku giti cyawe ushobora no gutugana tukakwigisha, turabikora. Ariko by'ingenzi uri umuntu ushirika ubute kuri YouTube hari ibintu byinshi wakiga pe. Sinwa ngo ujye kwishyura abandi bana amafaranga, ariko hari abantu bakeneye guidance, abangabo ni uza tukabafasha, ukeneye consultants ukaza tukagufasha. Ariko ikingenzi waza tukagufasha, wajya kuri YouTube icyo usabwa ni ukugira ubumenyi ku kintu ugiye gukora. Ikindi gikomeye cyane ni ukugira content cyangwa se service. Ibi biraza kuza kujyana na bya bintu twavuze mu biganiro by'ubushize. Ugomba kumenya impano yawe, ukamenya talent yawe, ukamenya ngo ese niki nzi gukora neza kurenza abandi. Apana kurenza abandi, ujye ugiye gukompeta n'abandi. Niki nzi gukora neza nge naho abantu bakishima. Nicyo hangana ndimo ndavuga ibyo bintu ni cya kintu ukora wawo bati kabisa uyu nyine kumva ni cya kintu ukora neza. Nicyo ukuwamo serivisi rero. Ushobora kuri umuzi kudekora kabisa inzu wa dekora bati wow, icyo gihe urumva ni impano za kuri Instagram utangira biri simple. Uratangira ugenda ukorera abantu 3 cyangwa 4 ku buntu, nurangiza uzana umukameraman cyangwa se ukoresha smartphone kawe keza, ungora ama smartphone ameze neza, ufotore ushyire kuri Instagram. 2-3 mu gihe cy'amezi 2 cyangwa 3 uzajya ubona abantu batangiye guhamagara. Ushobora kuzi gutegura neza ibyo kurya. Wow, wategura ka watermelon ukavanze n'imineke n'utundi tuntu umuntu abona ku meza akabona kabisa wow. Isosi yawe wow, isosi wateguye ku meza watu wow. Why? Biza n'ushyira kuri Instagram. Kuri Instagram cyangwa kuri YouTube cyangwa kuri Facebook cyangwa se kuri website. Cyambere requirement ugomba gushaka service cyangwa se product ijyanye na bya bintu ukora neza cyane. Ikindi of course ugomba kugira internet data, kuba ufite nyine twatumega. Ushobora kugura internet ya Mango y'ibihumbi 26 yagukorera ukwezi ni gigabyte 50. Ndabamamarije bazanyishyura.
It's fine. Icyo usabwa ugomba kugira internet ariko by'umwihariko mwa kino gihe wakagize 4G ariko na 3G wayikoresha ntabwo ari ngombwa buri gihe gukoresha 4G ariko icyiza naba rekomanda gukoresha 4G. Ubwo biriya bigo bigurisha internet bizaze tujye tubyamamariza mu masomo yacu. Ikindi usabwa kugira nibuze smartphone cyangwa kugira computer. Ibi ngibi turi kuvuga ni ibintu abantu benshi niba uri kubasha kunyumva kuri YouTube niba ushaka uri kumbona nuko kimwe muri ibyo bintu urabifite. Internet urayifite, ntabwo wandeba udafite internet. Ufite computer, ntabwo wandeba udafite computer cyangwa udafite YouTube. Ikindi my friend, umwanya, time, ibintu kwicara hasi ugashyira akabuno hasi ukicara ukabiha umwanya ukicara ugategura neza ibintu byawe. Nangiye kujyana gukora ikiganiro nk'iki ngiki, uyu mukameramani uri kumfata yakubwira uburyo tuba twakoze ama setup, turimo turagerageza gushaka uburyo twahisha icyo twahisha igicucu n'ibindi byinshi. Tubiha umwanya amajoro umuntu akora research kugira ngo arebe ko yabaye ikintu mugira ngo mwakunda. Nuwanga ikintu utagira umwanya ntabwo kizakubyara umusaruro. Niba kuri internet niba amezi 6 kugira ngo utange kubyaza umusaruro internet, ariko simvuze ko no mu minsi 3 no mu cyumweru utabyaza umusaruro. Ariko icyo ngiki icyo nshaka kubabwira hanga nuko common denominator ya success yose nta kintu gikora, nothing works at first time. Buri kintu cyose gisaba umwanya. Rero umwanya ni ingenzi cyane, time. Ikintu gipfuka bino byose kibirenze. I'm a very big fan wa kino kintu, discipline, cyo twita self discipline. Urumva witeguye gufata amasaha 3 ukiga uburyo wabyaza umusaruro YouTube, urumva ufite umwanya, urumva uri discipline ukwicara kuri video y'amasaha 8 ukiga uko bakora ibintu runaka kuri YouTube. Abantu benshi muri experience nawe ndacyari muto yasi ndasaza cyane, ariko narashidikanya ko fail y'abantu benshi bipfira kuri discipline. Utangira ikintu ugitangira none nimugoroba wakivuyemo. Utangira YouTube channel wabona ugize aba views 5 ukabacitse intege. Nukuvuga ngo niba utari discipline, udafite discipline enough, discipline ntabwo ushobora kubyaza umusaruro internet. Sina kuri internet gusa, no mu buzima busanzwe umuntu udafite discipline ntabwo ushobora gusucceed. Kuko discipline ivuga nimba uri umunyeshuri, discipline gusaba kwicara ugasoma igitabo, ukitegura quiz, ukitegura assignment, ukitegura exam, ukandika memoire yawe. Ibyo byose bisaba self discipline. Bantu banjye ndubabwira ibikeneye cyane kwenza ibindi hakeneye discipline. Kubera ko kuri YouTube ubwaho nyine hari ibintu by'ingenzi, ariko kuri muzicara agafunga WhatsApp, agafunga Facebook, akicara ku isomo runaka akaryiga akayirangiza, adafite self discipline muri we ntago bishobora. Self discipline ahanini ni abantu ibintu bipfira. Rero ibi ni ingenzi cyane, ariko icy'ingenzi cyane ni self discipline. So dusoza none reka turebe bottom line. Hari ibintu ubundi internet igitangira kuri YouTube kera no kuri za Instagram byabaga byoroshye ko watako ugafata imwe bita kugafata kuri internet. Agora ko ngubu bayabanga ubwenge bwari bwiza nuko nyine abantu bose babumenye. Ngubu kugira ngo usucceeding kuri internet hari ibintu by'ibanze wagombye gukora. Ikintu cya mbere ugomba creating a value. Ugomba gukora ikintu kabisa kugira umuntu uzakibona azabona ko nyine harimo value, abona ko nyine hari ikintu kirimo kiramwongereraho agaciro. Kubera iki? Kubera ko competition ni nini cyane. Nini cyane kuvuga ngo ushobora kuba ufite shop
downtown, undi akaba afite shopu tuvuge runaka hano runaka, abantu mwese kuri interinete muri gukompeta. Niba uri gukora ibintu nabi, ngewe nk'umuyuza twabonye tumaze kubona, umuyuza afite chance yo kuba yavugana n'abantu bose ashatse kuri interinete. Niba uri gutanga serivisi nabi, ngewe nk'umuyuza nza canceling iyo serivisi. Niba udelivaringa ibiryo nabi kuri interinete, ukadelivaringa ibiryo bitameze neza, nzawukansoringa shakundi. Nuko kuri internet ugomba kumakinga sure ko ukora ibintu byadinga value ku bandi bantu, kubera ko ufite competition nini cyane. Ntabwo ukiri gukompeta n'abacuruzi batatu bo muri karitsiye iwanyu nabo ubwabo bakora ibintu nabi, wumva nyine we ari nawe ubarusha. Ahangaha uri gukompeta wenda n'isi yose, uri gukompeta no mu gihugu hose, uri gukompeta no mu mujyi urimo wose, murimo murakompeta. Ikindi gerageza ube unique, umuntu natestinga akantu ngo yumve nyine harimo difference, ku buryo umuntu natekereza aka kantu. Umuntu natekereza, tuvuge nk'urugero ufite nka YouTube channel yibwiriza ubutumwa, umuntu nawe ari ku cyumweru, umuntu natekereza kumva ijambo ry'Imana we watekereza. Tuvuge niba uri motivational speaker, umuntu natekereza akantu kamumotiva, aba ari wowe wazaho. Nayo ndi gushaka gukora ku buryo umuntu natekereza ukuntu umuntu yabyaza umusaruro internet, azatekereza teacher Sam. Ugomba no kuba very unique. Kubera iki? Kubera ko n'ubusa n'abantu nta muntu uzawutandukanye n'abandi bantu. Ikindi ukwiye kuba consistency, ugahozaho none abantu bazakwizera. Hano maze ngo niba umuntu atangiye website igira abantu inama wenda kubijyanye no mu ngo, wenda ibibazo byo mu rugo, barabizi ngo bazajya barabona izo nama zawe. Si ibyo gusa, guhera nakubwira gutrusting, igatangira ikajya ikudirectingaho abantu, kuri Google amaze kubona kuri consistency. Hase nawe uragiye postinze kuri YouTube video imwe, ugiye wongeye postinze nimwe nyuma y'ukwezi, mu by'ukuri nzakwizera. Ntabwo nzizera ko ubutaha uzongeye kuri indi video. Ugomba kuba consistency, ugahozaho. Bajya bavuga ngo igitonyanga cy'amazi kiza gitobora ibuye, atari uko ibuye ari uko igitonyanga gikomeye, ahubwo ari uko cyahojejeho. Guhozaho, tonyanga. Nawe utangira ka YouTube channel kawe, tangire kuri views 0, bizamuke. Ntabwo ufite kamera nziza, nk'ubu turi gukora ku itara rimwe, ariko ntabwo tugomba gucika intege. Ntabwo dushaka kuzana excuse yo kuba tutagomba gukora ibiganiro. Ubu turi recording ikiganiro turi nijoro cyane, ariko ntabwo dushaka kuzana rwa rwitwazo. Ni consistency, guhozaho. Niba navuze ko isomo ngo kuri wigisha nka rifite hafi ama episode 12, ngomba guhozaho kugeza ubwo uzabyizera. Ibaza nani deposit umugozi ikiganiro kimwe, aga episode kamwe, azongera gukora kari nyuma y'amezi 2. Mwanyizera? Ndizera ko mutatwizera. Ahubwo ugomba kuba consistent. Commitment, ugomba kugira commitment, ugasonika. Cyagiye wumva wacitse intege, ongera ugaruke, wongere. Niba wandika ukabona website yawe, blog yawe abantu bari kubona ari babiri, please wicike intege, be committed. Niba kuri Instagram yawe uri gupostinga, tuvuge ngo umuntu ashaka kuba umuroromo yo kuri Instagram, ngo bajye baza bakwamamarize kuri Instagram yawe bakwishyure, aho ukabona ntabwo birimo biraza rimwe kabiri, ukabona nta likes, ukabona followers nawe wari ufite batangiye kugabanuka. Wicike intege, commitment, shyiramo ingufu. Nari mubwiye ngo nta kintu gikora at the first time. Everything takes time. Rero be committed.
ikindi ugomba gukora research, uhora wiga, ukora ubushakashatsi, ugerageza uhora wiga. Umwanya tuvugange ngo amakino kiganiro uvuye kuri codinga ngiye kongera nongere nsubire ubundi gukora research ku bintu bya Google AdSense. Ubu ndimo ndashaka kuko abagenzi banjye benshi bafite ibinyamakuru bari kugenda babafungira Google AdSense kugenda bafungira. Ndi kubona hari ikintu numva nabafasha kugira ngo barimo barakora amakosa gatuma Google ibafungira bakanzaho nawe mumva ntabwo mfite solution ifatika naba. That's why nabaye committed, ndimo ndashaka gukora research kugira ngo nze kuza ndebe ko ari cyo nabafasha. Rero nawe waba icyo wari gukora cyose ugomba gukora research yo ku rwego rwo hejuru cyane. Kubera iki? Kubera ko ubumenyi bavuga ko ubumenyi buri mwaka bwikuye inshuro ebyiri. Bivuze ngo maze umwaka utakora research ibyo waba urimo byose, iyo umwaka ushize na research wakoze uburi nyuma y'abandi inshuro ebyiri. Iyo umaze imyaka 2 utakora research uburi nyuma y'abandi inshuro enye. Niyo mpamvu abantu bajya kuri kaminuza ntibagomba gukora ubushakashatsi muri field yabo, iyo basohotse hanze basanga bari inyuma y'abandi nibuze inshuro 8. Rero nagushishikariza ko ibyo uri gukora byose nk'urugero ushobora kuba ufite ibintu ukora kuri YouTube, kuri website, ufite Instagram, ufite e-commerce kuri kuranginga, ariko hakaba haraje akandi gatekinoloji koroshya ibintu, haraje akandi gatekinoloji gatuma ubona abantu benshi, haraje akandi kantu. Iyo rero udakora research ndakurahiye mu gihe cy'iminsi mikeya uburi inyuma. So rero ndangiza nababwira ko gukora business kuri internet birashoboka cyane cyane kubyumva, kumenya ko ugomba kufite ibintu wa creatinga ukora nyize ibyo bikaba bifite agaciro abantu bashaka. Twabonye ko si ngombwa ngo ucuruze ibintu bihambaye, ushobora kuba ufite ikama, uko ufite agashop runaka kina abantu baza ari benshi, ushobora kuba ufite salon, ushobora kuba uri artiste, ushobora kuba ufite ibintu bigiye bitandukanye uba bizane kuri internet. Nurangiza ube consistency, nurangiza ugerageze gushyiramo udushya, ugerageze kubikora neza, na bajya bavuga ngo the sky is no longer the limit. So rero kambararikire isomo ry'ubutaha no tuzareba business ya mbere none wakora, none wanga twabivugaga muri rusange, none ubutaha katuzareba no business none muri detail imwe kuri imwe. Urumva ari iyihe tuzavugaho, ntuzacikwe. Imana ibaho umugisha. Yari Teacher Sam.